ubwo mwari muzi ko umwana w'Imana ari hanze? Mu gihe mwubaka insengero muri kurimbisha mugenza mute? Mwirirwa muririmbiramo? Ese mujya mugenzura ko Imana iri mu izo nsengero? Mwirirwa murabyiniramo? Mwirirwa murasengeramo? Mwirirwa murasomeramo ibyanditswe? Yesu yabayeho afite ubuzima bw'inzira muze, imibereho yirinda, yemera ubukene bwose kugira ngo atazagira uwo abangamira. Harya Kristo yaremewe? Hari umurimo mwiza yasigaye adakoze? Ariko Kristo yaranzwe, acirwa amacandwe, arakubitwa, bamuca umugongo, bamutera imigeri mu mpyiko. Wenda wavuga ngo abayuda bari abagome. Uri umugome kandi wujuje ibyangombwa. Uri umugome kandi na so wakubyaye na sokuru wawe na sokuruza bose nuko. Kristo utarabaye umunyacyaha, utarigeze uwo bangamira. Ntuzi aho bamufatiye arimo asenga? Ntuzi uburyo bamutwaye imbimbiko bakamwitaba n'inkiko? Ntuzi ibikoni yakubiswe n'uburyo yacira urwa kibera? Ntuzi ko baryaga ibishishwa bakamutera imineke bakamutera ibishishwa byayo? Ntuzi ko bamubambye yambaye ubusa bagasekera ubwambure bwe? Yatabambwa yambaye ubusa se ugira ngo ufite agatima ko gutwikira ibyo bibero? Ubu nyura hehe se? Imana ihimbarizwa ibyo yakoze kandi ko kwihabwa icyubahiro. Muvandimwe wanjye, nta muntu warushije Yesu gusobanura ukuri, ariko abantu barakwanze. Byakumvwa bitakumvwa, byakundwa bitakundwa, nzabivuga nk'uko biri, ikibyimbye kizameneke. Kristo avuyeho bamurangije bamaze kumubamba, intumwa ze 12 zose ntibazishe bakazirangiza. Petero baramwica, bamubamba acuritse. Yakobo baramubaga, Yakobo mukuru bamuhanura ku gasongero. Abandi barabashishura, abandi barabafunga bagwa mu buroko. Uranyumva? Tuzongera tugarura ibyabereye kuri stade ya Koleziroma. Abantu bagaburirwaga intare, bakagaburirwa imbogo, bakicwa nabi, bakabambwa bazira ko bavuze iby'Imana, babivugisha ukuri. Ntuzi uko Sitefano yishwe? Abanyamadini bahateraniye bakamutera amabuye. Abahinduye umubatizo, abafashe umunsi w'ikiruhuko bakawuhindura. Kabushya wambara karuvati. Reka nkubwire nshuti yanjye, burya umubwiriza umwe yaravuze ngo Yesu asekura yitonza akanoza adasakuje. Nubwo mubona iby'Imana yo mubyanze, nta mupolisi uza kubafata mu rugo, mukabona nta basirikari baza kwirirwa babahiga, mwagomeye amategeko y'Imana. Ariko menya ariyo mpamvu muyagomera mwarangiza mukajya no kubyigisha ku ruhimbi. Kenyera uzabonane nayo. Kenyera si Imana ubeshyera, irahibereye rwose. Uzabazwa impamvu Bibiliya wari uyifite isobanutse, warangiza ntubatizwa nk'uko ibikubwira, ukabatizwa nk'uko abantu bavuze. Uzabazwa impamvu ikiruhuko kiri muri Bibiliya wanze kukiruhuka, warangiza ugashyiraho icyo abantu bavuze. Mufite ibyo mwisobanura. Nasomye agatabo kasohotse mu isi yashize, nzabasomera mu minsi iri imbere, aho banditse ngo umuntu ufata iminsi yose akayihwanya, akayifata kimwe, ngo abanesheje umutima umucira urubanza. Ngo umuntu uretse kuruhuka isabato akaruhuka icyumweru, ngo abanesheje ubwoba buterwa n'abadayimoni. Niko muri ako gatabo havuga. Kitwa ngo isabato n'icyumweru. Reka nicecekere, ntacyo ngucaho muvandimwe wanjye. Ntabwo mbwiriza ngo umpembe, nta n'igiceri cy'icumi ngusaba, nta nubwo ntahi iwawe. Icyo nkubwira ni ukuri kwa Bibiliya. Nutaguhitamo ukishinga ibyo abantu bakoshye, uzabe witeguye. Mu ijuru ntabwo ari kwa mwishywa wawe ku buryo uzajyayo uzagenda uko wishakiye, waramaze kwanga amabwiriza yaryo, ukanga n'umwana w'Imana. Konyine ugaseka ukababazwa n'abamubambye. Wese umubambye gaho. Iki gihe dufite cy'umutekano twakagombye kukigamo ijambo ry'Imana. Twakagombye kumva iki byanditswe bitubwira. Abantu benshi baravuga ngo amadini ngo yabaye menshi, ngo ni urujijo, ngo mbese wamenya ujya hehe. Reka nkubwire nshuti yanjye, igihugu cyahinduye amafaranga. Inote nzima niyo bavugira kuri radiyo, bakavuga ibimenyetso byayo. Urumva? Iyo rero baguhaye amafaranga ucunga byamenyetso by'inote nzima, nayo igikwangari ntacyo bakivugaho. Ko kiri kuvuga iby'amadini, reba muri Bibiliya urebe ukuri kwa Bibiliya, urebe icyo birisobanura. We gufata umurongo umwe ngo ugoreke ugende urohaba, kandi aba bantu uzababazwa. Yewe pasitoro ugoreka Bibiliya ngo ukunde ubona abayoboke.
ngukunda ubona amaturo na kimwe mu 10, ngukunda ubona umushahara abana bawe bige. Reka nkubwire, inama nakugira ni uguteganyiriza igihe cy'iteka ryose ukavuga Bibiliya nk'uko iri. Ntabwo nigeze mbarangira umunsi w'ikiruhuko nk'ari wo ubonerwamo agakiza, iryo kosa sinarikoze. Ntabwo nigeze mbarangira yuko umubatizo ubonerwamo agakiza, ntaryo nakoze. Nabarangiye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ariko se reka nkubwire, niba utemera ko amategeko y'Imana ariyo agushinze ibyaha, akabikwemeza, akagucecekesha, akakuzibisha, uzajya imbere y'Imana wemera ibyaha gute kandi utemera amategeko? Kandi amategeko ari amenyekanisha icyaha, maze byavugwa bamwe bakayihatira ngo bayashakemo agakiza. Ntako muzabona, ntako muzabona. N'abayuda ntibayitondeye bukeya, abandi bati Kristo yabambye ku musaraba. Ubwo urumva ibintu buvuga, cyakora ube witeguye kuzabisubiramo. Kristo yabambwe ku musaraba ko amategeko y'Imana atajyaga kuvaho. Ntabwo ari gukura amategeko ngo nabambwe rero. Ubundi amategeko avuyeho icyaha kiri hehe? Wigeze ubona baguca amafaranga yo kwasibya umuganda kandi batatanze itangazo? Bigeze bakugaya ko utagiye gukingiza kandi batatanze amatangazo? Yitegeko ryabonetse n'uryisha ahabwa igihano. Abashaka gupfobya amategeko y'Imana ni abadashaka ngo baracecekesha umutima ubashinze ibyaha. Ntabwo umutima uzaceceka. Ataranavugwa abantu bari bazi ko ari abanyabyaha. Adamu yirutse sari n'umubwiye ngo niyiruke. Nindera ndagira ngo mbabwire ko inzara igiye kuza noneho rero. Hagiye kuza indi myaka y'inzara ubwo mutazumva babwiriza kuri radio, naba muzumva bakabandi babizeza ibitangaza, bakagusengera ngo wubake inzu, bakagusengera ngo bacuruzaga amakara, ngo uzagenda mu ivate, ngo uzajya mu iduka. Ese ucuruza amakara ubona yaratutse Imana cyangwa ubona abayeho nabi? Yari ucuruza amakara akaruta umuntu, akarusha amahoro umuntu ugendera mu modoka. Iyo nibabeshya ni ibiki? Ngo tuzagusengera umenye ubwenge, abandi bagahamagara ngo inyatsi wayigize ukiva mu nda ya nyoko. Wavutse uri mubi inyatsi, ubundi se wagira imigisha nubwo wanayigira ntiwamenya kuyicunga. Abandi ngo mu nsengere bigende gutya na gutya, bigende gutya na gutya, bakabarareka ngo ibitangaza biri gukorwa, ngo impumyi ngo ibirema bikugenza bite. Ariko Mana Nyagasani, ariko wahinya amavi ukabwira Imana ikakwereka uguteye n'ibyaha byawe ugahisaba kubikubabarira. Ko Bibiliya kuvuga neza ko amateka wari muri iki gitabo, warambuye Bibiliya ntagatifu maze ikakwereka uko uteye, ko Bibiliya itabeshya. Ibinyoma abantu bagiye babeshyera Imana n'amateko yayo, ko Bibiliya ari ibinyomoza. Zikubita ku barwayi ngo bakire. Bibiliya wayihere kuyikubita umuntu. Niba uteka ibyo kurya byamara gushya ukagenda ukarambika isafuriya iri kugurumana ku nda y'umushonji, ubwo akaba ariko guhaga, uzagende na Bibiliya uyikubita umuntu. Bibiliya twarayihawe ngo tuyirye, ntabwo twayihawe ngo tuyikubita abantu. Urayimukubita si musigira iki? Kandi bakabyina ngo Satani tumukandagire. Ako kanono kawe kandagira Satani, ni kamyo ntiyamukandagira. N'abami baramuna akoyo kutumukandagire. Ariko mwoka byaramo ngaho kandagira ntugasekwe. Uramukandagiza kise iki? Utari we ntiyamukandagira. Mutuze mwumva ijambo ry'Imana rivuga. Ntabwo umwuka w'Imana azahora aruhanya n'abantu, kuko turi abantu b'umubiri. Kandi mumenye ko uko imbazi zaragiye kwa none nako n'umunsi ishobora kurangira. Ya myaka 7 y'inzara ya Bibiliya ivugaho iki? Ndagira ngo mbabwire, hari igihe umwuka w'Imana azava mu bantu bagatangira gutinyuka ibyaha batatinyukaga gukora. Si yo mafuni mwumva, si zo nyanja mwumva zihorera, si bwo bukozi bw'ibimwumva, si yo mwumva abagabo batangiye kurana n'inkoko kandi abakobwa babuza abagabo, si yo mwumva abantu batangiye gushyingirwa imbwa. Umwuka w'Imana arava mu isi buhoro buhoro. Abantu bagakunda isi kuruta uko bakunda Imana, ngo bazaba biga byose uretse Bibiliya. We reka mbabwire inshuti zanjye, reka mbabwire aka gahuge ko gushaka amafaranga ubudahumeka, kugeza ubwo abantu barwaye stress, abantu bakarwara iminaniro idashira, kugeza ubwo abagabo begirwa ko babyaye abagore bakira ko bafite abana, kugeza ubwo umuntu abyara kandi afite amafaranga yifite, akarererwa n'umuboyi. So uwo mwana azagira uburere? Umuntu agera hano ubwo aburira akanya ko kuganira n'abana ngo abasuhuze. Igihe cyo kurangira kw'imbabazi n'igihe giteye kwacyo. Reka nsome amagambo makeya ku bantu bafite igitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Ndagira ngo tugende gatoya dusome ku ipaji ya 130 n'agatabo gatoya. Utu dutabo twanyanyagiye cyane.
ku gika cya kabiri ni paje 430 baranditse ngo Yesu agisohoka mu buturo bwera abatuye isi bose batwikirwa n'umwijima. Muri icyo gihe giteye ubwoba intungane zigomba kuba imbere y'Imana zikiranuka hatariho umuhuza. Ibyaberaga abanyabyaha inzitizi bizaba byakuweho. Humura iri jwi rya Dominiko wita ko rigutoteza hari igihe rizaceceka, ariko guceceka kwaryo ntabwo ari amahirwe kuri wowe, kandi nubwo nanaceceka ndazabivuga. Gusa witonde ibyo uvuga ubicekinge, urebe ko ibyo uvuga bifite aho bihuriye n'ubutumwa Imana itanga kandi bikiye abanyabyaha mu isi y'imperuka. Ngo kandi Satani wenyine ari usigaye agenga imibereho y'abanze kwihana bose. Kwihangana guhoraho kw'Imana noneho kuzaba kwarangiye. Abo mu isi bazaba baranze imbabazi z'Imana, barahinyura urukundo rwayo kandi basibanga amategeko yayo. Abagome bazaba barenze urubibi rwo kwihanganirwa. Umwuka w'Imana banze kumvira kwihereza azabakurwamo. Ubwo bazaba batamuruweho ubuntu bw'Imana, ntacyo bazaba bagifite cyo kubakingira ubugome. Nibwo muzabona umuntu wese akora ibyo ashatse, leta igahanika ruha, amagereza kuzura, inteko zitora amategeko shinga gahinduka buri myaka ingahe kugira ngo bongeremo n'ibihana abagome babone uko bahanwa. Wari uzi ko ari ibyaha bikorwa leta ikabura icyo bihanisha? Wari uzi ko ari ibyaha bikorwa amadini akabura icyo yavuga? Mwari mwabona iki? Satani azaroha abatuye isi mu makuba aheruka akomeye cyane. Ubwo abamarayika b'Imana bazarekura imiyaga iteye ubwoba y'ibyo abantu bararikiye, ibibi byose bizasandara ku isi yose. Isi yose izajya mu irimukero uteye ubwoba kuruta ibyabaye kuri Yerusalemu ya kera. Reka naruke hakurya ku ipaji ya 431 ko bafite iyo gitabo muharebe. Igihe Imana yavuga ku ishyanga ry'Abayuda, abatambyi na rubanda ntibabimenye. Nubwo bari bari mu butware bwa Satani babaswe n'ibyo bararikiye biteye ubwoba, nyamara bo bari bakomeje kwibona nk'abatoranijwe n'Imana. Ayiwe, bakomeje imirimo yabo yakorwaga mu buturo buziranenge. Ibitambo bigatambirwa ku ntambiro zahumanijwe, kandi uko bukeye n'uko bwije imigambi mvajuru, imigisha mvajuru igasabirwa ubwoko buriho urubanza rw'amaraso y'umwana w'ikinege w'Imana. Ari nako bashaka kwica intumwa n'abigishwa be. Nuko rero ubwo umwanzuro ntakuka wo mu buturo buziranenge uzatangazwa, maze isi yose igatangarizwa icyo yagenewe bidasubirwaho, abatuye isi ntibazabimenya. Amadini azakomeza kubabwamo n'abantu bamaze gukurwamo umwuka w'Imana, kandi umuhati wa Satani uw'umutware w'abadayimoni azashyiramo kugira ngo basohoze imigambi ye y'ubuhendanyi uzakomeza gukoreshwa nk'ahari umwuka w'Imana. Ubwo murabyumva muvandi, reka nkubwire, nk'uko Yosefu yatanze inama yo guhunika, niko nkugira inama yo kugenda butarira. Umuririmbyi yaravuze ngo akabando k'iminsi ugaca hakibona. Ndakwingingira kujya imbere y'Imana uyisaba kukubabarira ibyaha byawe, kukurindira mu byanditswe byera, kandi uzahamya ukuri nubwo byagusaba kuguhamya uri wenyine. Naho ubundi abakoshya nta juru bafite bazaguha, nimugera ku rugabano umuntu wese ari gusomerwa, abantu bazatangira gusubiranamo n'ababayoboye. Jya muri Bibiliya urebe ukuri kwayo. Imana ikugire neza mu izina rya Yesu.